ubuzima nibukugora bukakunaniza, hamwe n'abantu bose wagiriye neza usanga bari kugenda baguhunga, ibyo werekeje amaboko byose ukabona birimo biragenda biguhunga, ubuzima bukakugora ndetse n'abantu bakakwanga, isi ikakwikaragira ikagufungira amafire. Uzibuke iki kintu kimwe, ubuzima ni urugendo ntago ari isiganwa. Ntiwihutire kugira aho abandi bantu bageze, kuko buri muntu wese afite igihe cyiwe cyo gutera imbere, kugera ku byo ashaka, ndetse kandi buri muntu wese ni nk'ururabyo, kandi ururabyo rurabiriza igihe cyabyo. Ntukihutishe ibintu cyangwa ntugashake yuko ibintu byihuta, we twara ibintu mu buryo ukwiye kubitwaramo. Uzibuke iki kintu kimwe gusa, ari igihe wumva ko isi yose yakwibagiwe, ukibaza impamvu abandi bantu batera imbere ariko wowe ugasigara inyuma. Ariko wibuke ko n'izuba ubwaryo ntabwo rirasira ahantu hose icyarimwe. Igihe cyawe iyo kigeze urarabagirana, ukaka, ugashashagirana, ku buryo nta muntu n'umwe wabasha kandi wanashobora no kuzimya urumuri rwawe. Iyo niyo mpamvu imwe rukumbi udashobora gucika intege mu byo ukora byose ndetse no mu buzima bwose. Ibyo wakora byose shyiramo imbaraga, ukore cyane, hanyuma nurangiza ubyereke Imana, wisengere gusa, ibindi birikora. Ikosa utazakora mu buzima, ntukagirire ishyari ry'ibyo abandi bantu bafite, ahubwo wowe gira inyota yo kuba mwiza kubarusha, ugira n'inyota yo gukora cyane kurusha uko wakoze umunsi w'ejo. Ibintu byawe byerekezaho amaboko, umutima wawe wose ndetse n'urukundo rwawe rwose, ibindi Imana iza blessinga. Iyo tugeze mu urukundo nyakuri si amagambo meza wabwira umuntu cyangwa amagambo meza we yakubwira. Urukundo ni ibikorwa byubaka umutima, bikururutsa amarangamutima y'umuntu, akumva yuko aho hantu n'uwo muntu bari kumwe nawe yakishimira kuba ari kumwe nawe. Umuntu ugukunda by'ukuri ntabwo azagushihura cyangwa ntabwo azaguca intege, nta nubwo azakubwira yuko ibintu ukora utakabaye ubikora, ahubwo niyo yabona ko atari byiza azakwereka umurongo mwiza wo kuba yabikoramo, hanyuma gushyigikire kugira ngo inzozi zawe ubashe kuzigeraho. Umuntu ugukunda by'ukuri ntabwo azaguhindura uwo utari we, ahubwo azagufasha kuba umuntu mwiza kurushaho. Icyo ukwiye kumva no kumenya, ntabwo abantu bose baza mu buzima bwawe ngo babugumemo. Bamwe baza kukwigisha isomo ry'ubuzima, abandi baza kukwereka agaciro kawe no kukumvisha ko uri umuntu bakeneye ndetse sosiyete ikeneye mu buzima. Niba umuntu yakwanze cyangwa we waramwanze, ntibivuze yuko utari uw'agaciro, kandi niba waramwanze ntibivuze yuko nawe atari uw'agaciro. Hari indabyo zidakura ahantu hose, ariko iyo zibonye ubutaka bwiza zigakura, zikaranda ndetse zikarabagirana. Gutsinda no kudacika intege ni ibintu bibiri bijyana ariko bidahuye. Ariko inshuro nyinshi mu buzima tubamo bwa buri munsi, ibi bintu tugendana nabyo, ariko rimwe na rimwe dusaba imbaraga zo kudacika intege kugira ngo tugere ku ntsinzi. Kugira ngo ugere ku ntsinzi ntutinye gutangira buhoro buhoro. Igiti kinini gitanga igicucu gitangaje, ariko gitangira ari kikiri gitoya. Nutangira kugira ibyo ukora mu buzima kugira ngo utere imbere, abantu benshi bazaguseka, bazaguca intege, bamwe bazanakubwira yuko bidashoboka. Ariko ntuzigere wemera yuko amagambo y'abo bantu bose aba amagambo yo kuguca intege, ndetse aba amagambo adashobora kukuganisha ku hazaza hawe heza. Iyi Imana igufungiye urugi rumwe, si uko iba yakwanze cyangwa si uko ibibona yuko utari ikiremwa yishimira, ahubwo hari urundi rugi rw'amahirwe rurenzeho iba yaraguteganyirije, ruri imbere yawe, ruruta ya mahirwe wowe utekereza yuko igufungiye. Kubaho neza biterwa n'imyumvire tugira ndetse n'imimerere n'imigenzereze yacu. Ku bijyanye n'imibereho, ntuzababazwe n'uko abantu bakwibagirwa cyangwa bashobora kuba batakwitayeho, ahubwo uzababazwe n'uko wowe ubwawe wakibagirwa inzozi zawe. Ubu buzima tubayemo ntabwo busaba ko tugomba kuba intungane, ahubwo busaba ko tugomba kugerageza kuba mwiza buri munsi kurusha uko ejo hari hameze. Nimba warakoze amakosa cyangwa ukibeshya, ni ibintu bisanzwe nk'abantu. Nta muntu ushobora gusubira inyuma ngo ahindure ejo hasize, ariko mu buzima busanzwe buri muntu wese ashobora gutangira uyu munsi agahindura ejo hazaza hiwe, ndetse ibintu byiza ari gukora bikaba byagira icyo byungura ku hazaza hiwe. Ubutunzi bukomeye kurusha ubundi, niba ufite umutima uzi gukunda, ukababarira kandi ukaba udacika intege, menya ko ugifite ubutunzi bukomeye ndetse bunaruta ubw'abandi bantu benshi badafite. Ntukigere ureka kwizera, ntukigere ureka kurota, ntukigere ucika intege. Ibyo wakora byose jya ubikurikiza gusenga, ubyereke Imana, kuko hari igihe ubuzima bugerageza kukugusha, ariko iyo ufite kwizera, ufite Imana, ufite n'icyizere, buri joro rirarangira maze umuseke ugatambika. Aha ni kuri GB Info Rwanda. Inzozi zawe